السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Bavandimwe b'Islam, reka dukomeze isomo ryacu rya Siratun Nabawiyya, incamake y'ubuzima bwaranze intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, cyangwa se incamake y'imibereho y'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Reka dukomereze rero aho twari tugeze ubushize. Muribuka yuko twabonye ko intumwa y'Imana imaze kugira imyaka 25 yarongoye umugore witwaga Khadija, babyarana abana b'abahungu n'ab'abakobwa, abana batashoboye kubaho bose. Hanyuma twabonye kandi ko yamaze imyaka 25 cyangwa se yabanye n'uwo mugore mu buzima bwe, ko atigeze amuharika umugore n'umwe mu gihe cyose babanye. Twabonye kandi ko intumwa y'Imana imaze kugira imyaka 35, amoko y'Abakurayishi yaje gushwanira cyangwa se kutumvikana gushyira mu mwanya w'ibuye rya Al-Kaaba, kurishyira mu mwanya waryo, buri bwoko bushaka kugira ngo abe bwo buriterura burigeza rigomba kugera. Banze rero kumvikana, bagera n'ubwo bashaka gushyamirana, ariko bemeranye yuko nihaza umuntu aturutse cyangwa se yinjiye muri Kaaba ari buri buze kubakiranura. Hinjiye rero Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, bose bariruhutsa, bahita bagira icyizere cyuko Muhammad ariwe bakemurira ikibazo cyabo uko bikwiye. Twabonye kandi ko intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam imaze kugira imyaka 37, yatangiye kuzajya ijya kwiherera mu buvumo bwa Ghari Hira, irimo ishakisha Imana y'ukuri, kubera ko yabonaga Abakurayishi basenga ibitari Imana. Nuko twabibonye kuri Kaaba hari ibigirwamana bisaga 360 byasengwaga n'Abakurayishi mu buryo butandukanye. Buri bwoko bwabaga bufite imana zabwo zabaje mu biti, zakoze mu matende, zabumbye mu mabumba, bazisenga nk'aho ari byo mana zabo. Intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam rero yarabyitegereje, isanga ibyo bintu bidakwiye kuba Imana nyakuri, itangira kujya ijya kwiherera mu buvumba bwa Ghari Hira, ishakisha Imana, inatakamba, isaba Imana subhanahu wa ta'ala ko yayiyobora mu nzira igororotse. Ubwo busabe bwayo rero bwaje kwakirwa n'Imana subhanahu wa ta'ala, kuko amaze kugira imyaka 40 nibwo yaje kugirwa intumwa y'Imana. Gira rero ngo twasoreje aho ngaho, ndagira ngo dukomereze aho twari tugejeje ubushize, turebera hamwe intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ahabwa ubutumwa. Uko guhabwa ubutumwa bw'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam muri sira babyita umwaka wa mbere w'ubutumwa. Muri sira hano niho dutangirira umwaka wa mbere w'ubutumwa intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam iba intumwa y'Imana. Nuko twari tumaze kubivuga, intumwa y'Imana imaze kugira imyaka 40 ari mu buvumo bwa Ghari Hira, yagiye kwiherera ashakisha Imana, yaje kubonekerwa na Malayika Jibril, azamuzaniye ubutumwa bumubwira yuko Imana subhanahu wa ta'ala yamutoranyije mu bandi, ikamugira intumwa yayo ku bantu b'isi yose. Yabimuzanire mu magambo aho Imana yaje mubwira iti, aho Jibril yaje amubwira ati, Imana yakuntumye ngo nkubwire ngo iqra bismi rabbika alladhi khalaq, ngo soma mu izina ry'Imana yawe yo yaremye, khalaqal insana min 'alaq, yo yaremye umuntu imukomoye mu gasoro k'amaraso, iqra wa rabbukal akram, soma mu izina ry'Imana yawe yo itunganye, alladhi 'allama bil qalam, Imana yo yigishije umuntu kwandika n'ikaramu, 'allama al insana ma lam ya'lam, kandi Imana yigishije umuntu ibyo atarazi. Ayo niyo magambo ya mbere bismillah y'ikubitiro Imana subhanahu wa ta'ala yahishuriye intumwa yacu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Buri wese wumva hano ni yumva amagambo ya mbere Imana yahishuriye Muhammad. Hari impaka zikunda kuba hagati y'Abayisilamu muri madhehebu zitandukanye, kumva Abayisilamu bamwe baravuga ngo Muhammadin ntiyarazi gusoma no kwandika, abandi bati yarazi gusoma no kwandika. Ariko ngira ngo uwasoma iyi aya akayisomana ubwitonzi n'ubushishozi, yirinze amarangamutima, ngira ngo igisubizo yahita gihabwa n'Imana subhanahu wa ta'ala, atiriwe gihabwa n'undi muntu. Kubera ko Imana yamwe ngo iqra bismi rabbika alladhi khalaqa, soma mu izina ry'Imana yawe yaremye. Ntabwo yamubwiye ngo tega amatwi, ntabwo yamubwiye ngo subiramo, yamubwiye gusoma. Mu magambo ravunaguye ni ikimenyetso cyuko Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam akimara kubwira ngo iqra,
mu buryo bwihuse yahise amenya gusoma ako kanya, kubera ko yabanje kubwira Jibril ati ngewe ntabwo nzi gusoma, ariko Imana ihita imumara impungenge iramubwira ngo ikra wa rabbukal akram, soma mu izina ry'Imana yawe yo itunganye, alladhi allama bil qalam, uretse nawe Muhammadi n'abakubanjirije bigishijwe n'Imana gusoma no kwandika, bigishijwe n'Imana kwandika, Imana ibigisha ikoresheje ikaramu. Allama al insana ma lam ya'lam, ntugire impungenge z'uko utari usanzwe uzi gusoma, Imana subhanahu wa ta'ala n'abakubanjirije benshi yabigishije gusoma, ibigisha no kwandika. Aya ni amagambo akwereka ko Imana subhanahu wa ta'ala ubutumwa bwa mbere yahaye Muhammadi nubwo kwiga, nubwo gusoma, nubwo kugira ngo amenye kwandika, amenye no gusoma. Kuvuga rero ko Muhammad atarazi gusoma, waba wirengagije aya magambo ya mbere, kuko Imana ntabwo byari kuyenanira kuyibwira ngo fata mu mutwe ibyo ngiye kukubwira, ntabwo byari binaniye kugira ngo yibwire ngo umva neza ibyo ngiye kukubwira ujye ubisubiramo. Hoya, ntabwo Imana yamubwiye gusubiramo, ahubwo yamubwiye gusoma. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, soma mu izina ry'Imana yo yaremye. Ayo niyo magambo ya mbere yabwiwe Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Imana imaze kumugezaho ubwo butumwa, Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ngo yavuye mu buvumo agenda afite igihunga, afite n'ubwoba bwinshi, ko yarabonye Jibril ubwa mbere, kandi abwirwa n'amagambo aremereye amutunguye, kuko ntabwo yari yiteguye mu buzima bwe kuba yaba intumwa y'Imana subhanahu wa ta'ala. Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yarageze mu rugo iwe, ngo yasanze Khadija amwakirana urugwiro, amutekerereza ibyamubayeho, ariko aramubwira ati kubera igihunga nagize nyoroso ntwikire, kubera ko ndumva ndimo mpinda umushyitsi. Khadija yarabimukoreye, aramworosa. Amaze kumworosa, muri ako kanya Muhammad akimara kwiyorosa cyangwa akimara koroswa, Imana subhanahu wa ta'ala isize iramubwira ngo ya ayuhal mudaththir, yewe witwikiriye, qum fa anzir, haguruka ujye kubwiriza abantu, wa rabbaka fakabbir, kandi Imana yawe uyisingize cyane, wa thiyabaka fatahhir, kandi imyenda yawe uyikeshe, warujza fahajur, ibibi byose ubyimuke, wala tamnun tastakthir, kandi uramenye ntuzigere utwarwa no gushaka kurundanya iby'isi, wali rabbika fasbir, kubera nyagasani wawe uzajye wihangana. Aya magambo arimo ubutumwa bukomeye cyane. Murabona yuko Imana subhanahu wa ta'ala ikimara kubwira Muhammad amagambo ya mbere yuko ari intumwa, ntabwo yatumye aryama, ntabwo yatumye yicara, ntabwo yatumye atuza, ahubwo yahise imubwira ngo ubwo butumwa nguhaye hita uhaguruka ugende ujye kububwiriza abantu. Mu magambo rero akomeye Imana yabwiye Muhammad yambwiye ngo wa thiyabaka fatahhir, kandi imyenda yawe uyeze. Ni ukuvuga ngo umuyisilamu asabwa guhora akeye, asabwa guhora asa neza, asabwa guhora yambaye neza, asabwa guhora ari umuntu usa neza. Warujza fahajur, umuyisilamu asabwa guhora yimuka ibibi. Wala tamnun tastakthir, kandi ntabwo umuyisilamu asabwa kurwana n'iby'isi abirundanya, kubera ko ibyo byose akwiye kubishaka kugira ngo bimufashe kubaka no gukora akazi ka Allah subhanahu wa ta'ala. Intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam rero akimara kubwirwa ayo magambo, yari amagambo amutegura, amagambo amwubaka, amagambo amwereka ko misiya yahawe atari yo kwicarana, misiya yahawe atari yo kuryamisha, kuva ko kanya agomba guhaguruka akabwiriza ubutumwa ahawe n'Imana subhanahu wa ta'ala. Nuko rero ngo Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yahise atangira kubwiriza ubutumwa. Byanga bikunda abantu bambira ahereyeho, yabanje gusobanurira umugore wa Khadija ibyamubayeho. Khadija yemera kuba umuyisilamu adashidikanyije. Undi wemeye kuba umuyisilamu ako kanya ni Ali ibn Abi Talib, nawe Rasulu yabaganirije mu rugo nk'abantu bari kumwe muri famiye, abaganiriza ibyo yahuye nabyo, abaganiriza ibyo yabonye n'ubutumwa yahawe n'Imana subhanahu wa ta'ala. Ali ibn Abi Talib ahita yiyemeza kuba nawe umuyisilamu ako kanya. Uwa gatatu yiyemeje kuba umuyisilamu ako kanya ni Zaid ibn Harith, wari umukozi wo kwa Rasulu sallallahu alayhi wa sallam. Nawe amaze kumva ko Rasulu yabaye intumwa, yagibaye umuyisilamu, yahawe ubuyisilamu, nawe yahise yibera umuyisilamu. Uwa kane ni uwitwa Ayman, nawe yari umugore cyangwa se yari umukozi wo kwa Rasulu sallallahu alayhi wa sallam, nawe yahise yemeza kuba umuyisilamu.
nimwe Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam rero ubwo yatangiye kwigisha ubwo buyisilamu mu ibanga rikomeye ku buryo abantu atahise byasasa ngo abibwira abantu muri rusange, yabanje kubwira abantu be ba hafi. Imana subhanahu wa ta'ala kuko yamaze kumubwira ngo nahaguruke ajye kubwiriza ubutumwa, nuko twabivuze bitangiye mu ibanga rikomeye cyane. Umuntu yihutiye kujya kubwira nyuma yuko abwiye abo mu muryango we ni Abi Bakr. Abi Bakr Rasul yaragira amubwira ati namaze kuhabwa n'Imana subhanahu wa ta'ala inshingano zikomeye. Imana yambwiye yuko ndi intumwa y'Imana kandi ndagusaba yuko nawe waba mu bankurikira. Abi Bakr yiyemeje gukurikira Rasulul Azam. Abi Bakr yiyemeza kuba umuyisilamu. Abu Bakr Rasul amaze kumugira umuyisilamu yaramubwiye ati kandi ubu butumwa bwanjye nahawe nawe ufite uburenganzira bwo kuba wagira abandi bantu ububwira mu ibanga rikomeye, ukareba nimba bashobora kwemera nabo kuba abayisilamu. Abi Bakr yaragiye abiganiriza Uthman ibn Affan. Uthman ibn Affan yemeza kuba umuyisilamu. Abi Bakr abiganiriza Talha ibn Ubaydullah. Talha nawe yemeza kuba umuyisilamu. Abu Bakr agenda abiganiriza uwitwa Sa'd ibn Abi Waqqas, nawe yemeza kuba umuyisilamu. Abu Bakr agenda abiganiriza uwitwa Ubaydullah ibn Abu Ubayda ibn al-Jarrah, nawe yemeza kuba umuyisilamu. Murabona ko Abu Bakr abantu bagera muri 4 yahise nawe agenda bakora dawa baba abayisilamu. Aba bantu mvuzanga mu bakurikirane cyane kubera ko nitugera imbere muzabona ukuntu bagiye bitwara mu buyisilamu hagati yabo na Abi Bakr. Abandi bandi babaye abayisilamu ku ikubitiro, ni umuryango wa Arqam ibn Abi Arqam. Aba bari begeranye n'umwe y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Rasul nawe yaragiye yegera ababo kwa Arqam abaganiriza ubuyisilamu. Arqam n'umuryango we bose biyemeza kuba abayisilamu. Abandi biyemeje kuba abayisilamu nitwaga Uthman ibn Maz'un. Uyu Uthman ibn Maz'un nawe yahisemo guhitaba umuyisilamu. Abandi babaye abayisilamu ni Yasiri n'umuryango we. Yasiri n'umuryango we nawe Rasul yabagezeho abaganiriza ubuyisilamu, biyemeza kuba abayisilamu. Abandi babaye abayisilamu witwa Khabbab ibn Arta n'uwitwa Abdullah ibn Mas'ud. Abangaba nabo biyemeje kuba abayisilamu ku ikubitiro. Rasul sallallahu alayhi wa sallam muri uyu mwaka yabayemo intumwa, yahise akora akazi gakomeye cyane. Murabona yuko ubutumwa bwahise bwihuta, abantu benshi biyemeza kugenda baba abayisilamu gutyo. Kuva rero ubutumwa bukimara guhishurwa, intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yahise itegeka Ali ibn Abi Talib n'uwitwaga Zaid ibn Harith na Abdullah ibn Mas'ud guhita baba banditsi ba Rasul. Navuga ngo Ali ibn Abi Talib, Zaid ibn Harith na Abdullah ibn Mas'ud batangiye kuzajya bandika wahayi. Aya zahishutse zose uhereye kuri Iqra ya al-Mudaththir n'izindi bahise batangira kuzishyira mu nyandiko. Uwo ni Ali ibn Abi Talib bahise bumwanditsi mukuru w'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam rero nkuko twabibonye amaze kwiyemeza kubintumwa no kubisakaza, abantu bamaze kwiyemeza kumukurikira. Rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ntago Imana yicaye, yahise imubwira iti wandhira shirataka al-aqrabin, kandi genda uburira abantu bo mu muryango wawe ba hafi. Nimwe y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yahise ikusanya bene wabo ngo bagera kuri 40, irabatekera iri kumwe na Ali ibn Abi Talib, babatekera imikati barayitunganya, arangije arabatumira. Amaze kubatumira arabakusanya, arababwira ati nta kindi bahamagariye, ndagira ngo mbabwire inkuru nziza. Inkuru nziza yababwiraga nta yindi, yarabwira ati ngewe namaze kwakira ubutumwa, nabaye intumwa y'Imana, ndagira ngo bahamagarire kugira ngo mukurikire mu b'abayisilamu, kugira ngo muzashobore kugira ubuzima bwiza hano kuri iyi si, kandi muzagire n'ubuzima bwiza ku munsi wa nyuma. Aba bantu bose yarabakusanyije arababwira, baramwitegereza, baramureba, baramuseka, baramubwira bati ibi nibyo waduteranyirije aha ngaha kuko Muhammad. Bose rero banze kumwumva, banga kumukurikira. Ali ibn Abi Talib avuga mu magambo yero, aramubwira ati ya Rasulullah, yewe ntumwa y'Imana, dore ko yari amaze no kumwemera ku ikubitiro. Aramubwira ati ngewe ndi tayari kugukurikira, ndi tayari kugushyigikira, ndi tayari kukurwanirira ishyaka. Aha ni intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yahise ibwira Ali ibn Abi Talib ngo ya Ali, yewe Ali, anta wa shi'ataka radiyatan mardiyin,
wowe n'abazagukurikira, wowe n'abashiya bawe muzishima kandi muzishimirwa n'Imana Allah subhanahu wa ta'ala ku munsi w'imperuka. Intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam rero ababene wabo baramwamaganye, nta wigeze n'umwe wemera kuba yamujya inyuma. Bose baramurebye baramuseka, baramubwira bati ntago dushobora kugukurikira kubera ko ubutumwa urimo uvuga wahawe ntago twemera yuko uri intumwa y'Imana. Intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam rero yahise igenda isaba umugabo witwaga Arqam ibn Abi Arqam, ngo yari umugabo ufite akazu gato cyane ngo kari nka metero 2 kuri 2, niko amateka avuga. Ngo uwo mugabo Arqam ibn Abi Arqam yemeye guha intumwa y'Imana Muhammad inzu ye kubera ko yari ahantu hitaruye umujyi wa Maka kugira ngo bazajye bigishirizamo ubutumwa. Intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam rero muri iyo nzu yakusanyirizagamo abayisilamu akajya kubigisha ibintu bijyanye na imani, abigisha za aya zahishutse, abigisha ya mirongo ya mbere, abigisha uko bakwiye kwitwara, abigisha uko bakwiye kubana, kandi ubwo butumwa bwose bakabukora mu ibanga rikomeye cyane. Bamaze no guteranira kwa Arqam ibn Abi Arqam abigisha aya zamaze guhishuka, intumwa y'Imana yaje kugira ikibazo cyo kumara imyaka igera muri 2, umwaka wa 2 n'umwaka wa 3. Iyi myaka yose uko ari 2 ntabwo intumwa y'Imana yigeze yongera kubona wahayi. Aya magambo yarebwiye bene wabo bari batangiye kuyaganiriza abandi, bavuga bati dore wa mwana mwene wacu yahanzweho n'ubusazi, yahanzweho n'abazimu, arimo aragenda abwira abantu ngo ni intumwa y'Imana, ati kandi mu by'ukuri ntago yaba intumwa y'Imana, ntago byakunda, ntago Imana yamuhitamo kugira ngo abe intumwa y'Imana. Bagombaga rero kugenda babibwirana bamuninyega, babibwirana batabyemera. Intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kubera ko ayo makuru yamugeragaho, wa mwaka umwe amaze guhabwa za aya twamaze kubona, amaze guhabwa uwo murongo, yaje kugira impungenge zikomeye kubera ko ntago yongeye kubona ubutumwa mu mwaka wa 2 wakurikiyeho n'umwaka wa 3 wakurikiyeho. Ntago Muhammad yongeye kubona ubutumwa, nuvuga ngo aya zahise zifungira aho ngaho. Muhammad yatangiye kugira impungenge, atangira kugira n'ibibazo byinshi cyane, yibaza uko byagenze. Ngira ngo wenda twasoreza aha ngaha tukaza kurebera hamwe intumwa y'Imana, cyangwa se tukazarebera hamwe intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mu mwaka wakurikiyeho, mu mwaka wa 4 insha Allah ubutumwa. Soze mbabwira ngo iyi myaka 2 wa 2 n'uwa 3 nta butumwa Muhammad yabonye, byamuteye impungenge, ariko mu mwaka wakurikiyeho wa 4 Imana subhanahu wa ta'ala yaje kumumariza impungenge. Reka dusoreza aha ngaha rero insha Allah, tuzakomeza ubutaha. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin, wa salamun alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.